byiza nshuti bakunzi b'umusomyi kuri Kurikira TV. Reka dukomeze kubifuriza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi mukomeze kurushaho kwihangana kubera ibi turimo bya guma mu rugo, cyane cyane ko bari muri Kigali, hanyuma bari mu ntara namwe murusheho gukomeza kwitwararika kugira ngo turusheho kugenda neza muri ibi turimo. Rero umusomyi w'uyu munsi turasoma igitabo cyo Kuva igice cya 5, turahera ku murongo wacyo wa mbere tugeze ku wa 21. Ikibazo ni icya mbere n'icya gatatu. Ikibazo cya mbere kitubaza ngo mbese mu byo nsomye, kitubaza ngo ibyo nsomye birambwira ibyande kandi biranyigisha iki. Icya gatatu kikatubaza ngo mbese mu byo nsomye harimo urugero rwiza nakurikiza cyangwa urugero rubi nakwirinda. Mwami Yesu, wejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza by'amategeko yawe. Amen. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Farawo agwiza uburetwa bw'Abisirayeli, bagaya Mose na Aroni, Mose atakira Uwiteka. Hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Farawo arababwira ati, Uwiteka ninde ngo numvire ndeke Abisirayeli? Sinzi Uwiteka, kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Baramubwira bati, Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3, dutambireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo, itadutera ikatwicisha mugiga cyangwa inkota. Umwami Farawo arabwira ati, Mose na Aroni, niki gitumye murekesha abo bantu imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Kandi Farawo ati, dore abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. Kuri uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko uburetwa n'abatware bo muri bo ati, ntimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere. Nibagende bishakire inganagano, kandi umubare w'amatafari basanzwe babumba bawubumbemo, mwe kubagabanyiriza na make kuko ari abanebwe. Nicyo kibatakisha bati, tugende dutambire Imana yacu ibitambo. Abo bagabo bategeka imirimo irushaho kurushya, bayikore be kwita ku magambo y'ibinyoma. Abakoresha ubwo bwoko uburetwa basohokana n'abatware bo muri bo, babwira abantu bati, Farawo aravuze ngo ntabaha inganagano. Nimugende mwishakire inganagano aho mwazibona, kuko mutari bugerurirwe umubare mwaciwe na hato. Nuko abantu bakwizwa mu gihugu cya Egiputa cyose no kwishakira ibitsinsi by'inganagano mu cyimbo cy'inganagano. Kandi abakoresha uburetwa babatera umwete bati, mumare umubare
mwaciwe uburetwa bw'iminsi yose nk'uko musanzwe mukora. Abatware bo mu Bisirayeli, abo abakoresha uburetwa ba Farawo bahaye gutwara, barakubitwa. Barababaza bati, ni iki cyatumye mudusohoza umubare mwinshi? Ejo nanone, ni iki cyatumye mudasohoza umubare mwinshi? Ejo nanone ntimwuzuze amatafari nka mbere. Maze abatware bo mu Bisirayeli baragenda batakira Farawo bati, niki gitumye utugirira utya abagaragu bawe? Abagaragu bawe nta nganagano duhabwa, maze bakatubwira ngo tubumbe amatafari, kandi dore abagaragu bawe turakubitwa, ariko abantu bawe nibo urubanza ruriho. Arababwira ati, muri abanebwe, muri abanebwe. Nicyo kibavugisha muti, tugende dutambire Uwiteka ibitambo. Nuko none nimugende mukore, kuko ari nta nganagano muzahabwa, ariko muzajye mwuzuza umubare w'amatafari. Abatware bo mu Bisirayeli bamenya ko babonye ishyano, kuko babwiwe ko batazica umubare w'amatafari babumbaho na muke uburetwa bwabo bw'iminsi yose. Bavuye kwa Farawo bahura na Mose na Aroni bahagaze mu nzira. Barabwira bati, Uwiteka abarebe abacira urubanza, kuko mutumye Farawo n'abagaragu be batwanga urunuka, mukabaha inkota yo kutwica. Mose, ayo niyo magambo dusomye muri Bibiliya. Hano twakoze cya kibazo ngo ibyo nsomye birambwira ibyandi, kandi biranyigisha iki? Ibyo dusomye biratubwira ubuzima bw'Abisirayeli bakomeje kubaho nyuma y'uko bavuye gutambira Imana yabo. Hanyuma icyo bitwigisha, hano turacyabonamo uburyo bakomeje kugeragezwa, kandi bakagomba gusohoza inshingano bategetswe. Hanyuma ikibazo cya gatatu batubajije ngo, harimo urugero rwiza twakurikiza cyangwa urugero rubi twakwirinda? Icyo nawe wibaze ibigeragezo uhura nabyo, ukajya gusenga, ugakora neza, ugakora ibyiza, wavayo ukabona nabwo iyo biri kwiyongera ahubwo kurusha uko byari biri. Uko niko Abisirayeli byabagendekeye. Ariko urugero rwiza rurimo ni uko tubona ko bagiye gusenga Imana yabo, kuko turabona yuko Imana yakomeje kubana nabo. Ariko urugero rubi twakwirinda, hano Farawo ntabwo yigeze yirengagije Uwiteka. Twebwe tugomba gukomeza kumenya Imana yacu, tudamarare mu byiza turimo, tukamenya ko dufite Imana tugomba kubaha. Reka turebe umusomyi icyo umusomyi yabivuzeho. Amagambo bagaragaje cyane, amagambo bagaragaje cyane navuga ati, baramubwira bati, Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye.
muri Egiputa basengaga imana nyinshi ku buryo kubwira Farawo imana y'Abaheburayo kuri we nta gishya cyari kirimo. Ari Mose na Aroni, ari n'imana y'abacakara bavuga, bose bari basuzuguritse imbere y'imana ze, imbere ye n'imana ze. Nta bushobozi yagira ku muntu w'umwami nka we no ku bwoko bwe. Nka Mose na Aroni dukwiye gushikama ntiducike intege mu gihe tubona abo tubwira batitaye ku byo tubabwira. Imana niyo yonyine imenya aho ituruka ishenjagura imitima ikomeye nk'ibuye. Twabisanga muri Yesaya igice cya 55 umurongo wa 10 n'uwa 11. Nimusubire mu buretwa bwanyu. Akaruhuko k'iminsi 3 Mose na Aroni basabiye Abisirayeli ngo bajye mu butayu batambire Imana igitambo katumye Farawo akaza uburetwa. Ibi byateye Abaheburayo kwivovotera Mose na Aroni, babahindura inkuruzi z'ibyago birimo kubabaho. Gusenga. Mwuka Wera, mu gihe mpuye n'ibigeragezo byantera gushidikanya, ujye umba hafi ukomeze umutima wanjye we gucika intege. Amen. Icyo tubona ni uko hano mu gukiranuka kw'Abisirayeli no kujya gusenga nyuma yaho barushijeho guhura n'ibyago ndetse bivovotera Abisirayeli bari babatwaye muri uku gusenga no gutambira Imana ibitambo. Bivovotera Mose na Aroni kubera ibyari babayeho nyuma. Ariko ngo Imana idufashe tujye tureka gucika intege igihe duhuye n'ibitugerageza, kandi cyane cyane hari igihe uzahura nabyo uzi neza ko ari bwo wakoze ibyiza cyangwa ari bwo wakiranutse, ariko menya ngo aho ngaho Imana iba iri kumwe nawe, iba iri hafi yawe, hari icyo igiye kukwigisha. Iyo wihanganye ugategereza Imana, hari icyo igukorera cyiza gitandukanye n'ibyo wabonye. Amen. Dukomeze twizere naho haba mu bimeze gute, niba haba mu bikomeye, ariko ngo ibyiza biri imbere kandi Imana yacu ni ishobora byose. Amen. Mwami Yesu, tugushimiye no kugira neza ko tugushimiye ukomeje kutwongera igihe cyo kubaho kugira ngo turusheho kumenya ijambo ryawe, turusheho no kumenya icyo dushakaho. Kongera imbaraga rero twe gucika intege igihe tugeze mu tugerageza, kuko uri kumwe natwe, kuko nibyo sezerano waduhaye. Aravuze ngo nimugwa muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Tugusabye mukomeze kuduha intege rero, kandi Mwami ukomeze kudutsindira ibigeragezo, kandi ndakwinjiza Mwami ngo ibyiza byose twifuza kugeraho byatuma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ibyo Mwami turagusabye ngo ubiduhe. Komeza kutubera rero Mwami itabaza ry'ibirenge byacu, kandi ukomeze kutubera byose kuko ari wowe byose. Ni wowe twizeye, kandi twizeye ko Mwami turi kumwe nawe ntacyo dushobora kuba. Komeza kuturwaniriza ibiturwanya Mwami, byose dukomeze kubibona kuko ari wowe twizeye. Ibyo tutagusabye bidukwiriye ukomeze kuduhera ubuntu. Dusaba ababaye bose basangwe ari igisubizo. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen.